Hello guys, iyi ni Shizo Trading uyu munsi hari akantu k'ingenzi nshaka kubereka cyane. Ese mu busanzwe wari uzi ko ushobora gutradinga account y'amadolari 50,000, 60, 100 cyangwa se 200 utayatunze yose? Wakubaza uti se ni gute? Tubwire iyo nkuru. Iyo niyo bita rero Profarm. Ese ubundi Profarm ni iki? Profarm ni company yagenewe gutanga capital nyinshi ku bacuruzi b'amasoko agiye atandukanye, aho baguha capital nini cyane ku mafaranga make cyane, warangiza wazayipasinga warakoze ama evaluation yose, bakaba baguha profit cyangwa se mwasangiye iki profit yavuyemo. Ese ubundi twakwibaza akamaro ka Profarm nakahe? Akamaro ka Profarm nuko nukene amafaranga menshi cyane kugira ngo ugire iki utangire. Ikindi baguha capital nini ku mafaranga make cyane cyangwa se kuri capital ntoya cyane yawe. Ikindi nanone muri Profarm iyo wungutse baguha 80 cyangwa se 90% by'inyungu wakoreye, ikindi gice gisigaye kigatwarwa na Profarm companies. Urumva nyine ni opportunity nziza cyane. Ikindi nanone igufasha kugira iki, gukurikiza discipline na risk management, nyine kumenya uko wirinda ibihombo byawe, ikagushyira ku murongo mwiza nyine w'abatrade, ukaba wabasha kugira iki, gucuruza na skills ziboneye nyine ugacuruza neza. Ariko nanone Profarm sa amafaranga y'ubuntu, ugomba kubahiriza amategeko yabo nka daily loss limit na maximum drawdown n'andi mategeko agiye atandukanye baba baragize iki barashyizeho. Mu gihe waba yarenze ayo mategeko baba barashyizeho, ushobora guhita ugira iki, ubura account yawe bikakuviramo guhomba account yawe yose, ukabura inama n'ibyuma. So niba ushaka kugura Profarm, ndagushishikariza yuko wamanza ukarase ndi kuri discipline nziza, mfite strategy nkoresha, ese risk management ndi aware yayo, ndayizi ndayisobanukiye, ese psychology, mind set na mind control n'ibiki byose ndabisobanukiwe neza. Iyo nduzinze cyangwa se nahombye, nzi kwifata mu mutwe, nkamenya uko control umutwe. Ibintu byose ni ibintu ugomba kumanza kumenya mbere yo kugira iki ugura Profarm. So niba wakunze video yacu, kanda like, share na comment, dukomeze kubana umunsi ku munsi, wibuke na subscribe n'inshuti zawe. Ciao ciao.